tuvuga ko umuryango wishwe ukazima muri Jenoside yakorewe Abatutsi, igihe abagize umuryango, umugabo n'umugore ndetse n'abana iyo babaga babafite, iyo bose bishwaga ntihasigare no kubara inkuru. Mu kwibuka imiryango yazimye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, dukoresha intero twita ngo ntukazime nararokotse, kubera ko umugambi wo kurimbura Abatutsi hari hagamijwe yuko nta n'umwe uzarokoka, ko abantu bose bagomba kuzima. Abantu rero twibuka bagize iyi miryango yazimye, ni abantu twabanye, ni abantu twari duturanye, ni abantu twasangiye byinshi mu buzima, ndetse no mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi abenshi twari turi kumwe nabo. Navuga ko ndetse hari n'abagiye baba ibitambo byacu, kuko hari igihe umuntu yabaga aje kukwica agahura n'uriya akamwica mbere yawe, ukaba urokotse gutyo. Ibyo rero biduha inshingano zo kuvuga ngo twari turi kumwe, waragiye ariko nzakwibuka, ntabwo uzigera uzima. Nkanjye ku buryo bw'umwihariko ndibuka umuryango wa Kabera Ambroise n'umudamu we Maria Rosa, twari duturanye, bari abantu beza bafite umuco, bafite indangagaciro. Kabera Ambroise yari mwene Mugema Andrea na Nyiramajege Euphrasia, bari ababyeyi bakuze cyane, nabo barishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Kabera yiciwe mu bitaro bya Rutonde, hanyuma umugore we Maria Rosa n'abana batatu bari bafite, ndetse Maria Rosa yari atwite, bose biciwe ku mashuri ya Sovu muri Rwamagana mu murenge wa Kigabiro. Abo bantu rero duhora tubibuka igihe cyose, umuryango wabo tukawugarura, abantu bakabibuka, bakibuka ubugwaneza bwabo, bakibuka uburyo bafashaga abantu. Ni niyo mpamvu uyu munsi twongeye gufata uyu mwanya ngo tubibuke.